n'ubundi ibi bintu byo guca zino nzoga z'inkorano niyo bitabaho yego uru ruganda bari kurufunga. kubera iki? Ibihe byiza nshuti bakunze mudukurikira hano ku Ivuko TV aho muherereye hose, yaba mwebwe muherereye mu Rwanda ndetse namwe muherereye hanze y'u Rwanda mu ntara ya gatandatu ari mwe twita diaspora. Reka twongere tubasuhuze kandi dukomeza kwifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kuri kamera zacu muramubona umupapa mwiza mwakunze nk'uko mukomeza kugenda mubitwereka muri komenti. Nongeye kumugarura kugira ngo tuganire atubwirana zimwe mu nkuru ziri kugenda zicicikana hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tudatinze rero ndamwakira adusuze mu magambo makeya atugezeho icy'ingenzi atuzaniye kuri uyu munsi wa none wa tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi 2026. Ikaze turakwakiriye kuri kamera zacu hano ku Ivuko TV. Reka nanjye mbasuhuze, muraho neza abanyarwanda abanyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda. Iyo nteruro ariko ni yanya kuba perezida wa repubulika ni kujya gukura kubagurya. So ndabashuje mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro tubagezaho hano ku Ivuko TV aho muherereye hose, mwa muri mu Rwanda mwa muri hanze y'u Rwanda. Umunsi mwiza kuri mwese, by'umwihariko uno munsi ni itariki ya mbere ukwezi kwa munani, ni umuganura. Ngira ngo niwo muganura wa mbere mubi ubayeho kuva twamenye ubwenge, cyangwa se hanyuma y'uko u Rwanda rwibohoye, ndavuga nyuma ya 1994 cyangwa se nyuma ya 2000 aho dutangiye kugarura umuco gakondo w'u Rwanda. Niwo muganura mubi tugize, kandi impamvu murayizi nyine, nta kagage nta kagwa nta ki nagashera nta nagatobe, biragoye. Ariko nyine ubwo nuko bimeze, turabifata uko nguko, wenda hari ubutaha bizagenda neza. Nkuko bibizi umuganura n'umuco ni kimwe, cyangwa se ni kimwe birango by'umuco nyarwanda. Kandi muzi yuko umuco ni udutandukanye n'abanyamahanga. Yego. So rero nta kundi, reka twihangane ngo turaganura ibishyimbo byonyine n'imyumbati n'amateke, ariko se biranigana biragoye. Tukiri kuri icyo kintu rero cyakagwa, agashera ndetse n'akagage, naje kumva inkuru ntaramenya neza, numvanye abamotari bavuga yuko na zimwe mu nganda zikora izi nzoga zizwi nk'ibyuma cyangwa se amarikeri nazo zaje kuba zafatirwa ibyemezo bikakaye. Nakubwira ngo kera kabaye leta y'u Rwanda ikoze igikorwa, noneho nihagira umuntu wijujutira iki gikorwa leta yakoze, mugiye kumenya yuko abanyarwanda bazi gutandukanya ikibi n'icyiza. Yego. Muzi ukuntu twateye hejuru n'ubu tugitera hejuru, tuvuga yuko inganda mini yego uburyo twikoragamo urwagwa n'ikigage leta yabyinjiyemo igashaka kudukura ku muco, idutegeka kunywa bino byuma. Ariko ntabwo yadutegetse kunywa ibyuma, icyo yakoze nuko nyine yagaragaje ibyo nuko bifite ubuziranenge bikomeza gukora. Yatubwiye kunywa ibihari, kandi mu byari bihari nabyo byari biri, hari hasigaye inzoga za Bralirwa n'ibyuma. Yego. So rero inkuru wumvise nibyo ni ukuri. Zimwe mu nganda zikora bino binyobwa byitwa ibyuma, nibwo tuvuga ibyuma murahita mwumva ibyari byo, kuko ntago ari inganda zikora amarikeri. Yego. Zimwe mu nganda zikora ibyuma, zino nzoga zitwa nk'ibyuma zacengewemo cyangwa se zinjiwemo, zijya gusuzumwa ubuziranenge bwabyo. Nkuko twarabirekamye cyane turavuga ngo se koko buriya urwagwa ni ngo rutujuje ubuziranenge kuruta bino bintu by'ibyuma, ese babikora gute? Yego. Turabirekarama turasakuza, ariko buriya igihugu buriya kiba gifite abantu bitwa inararibonye bumva ariko ntibavuge, ahubwo bo bagakora. Yego. Ngira ngo aya makuru y'ibijyanye n'izi nzoga ubundi twatangiye kumva abantu bagenda babihwihwisa guhera mu itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu muri uno mwaka turimo 2026, aho ni nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera Habimana Noheli, ubwo byavugwaga yuko hari umwe mu bakire bafite uruganda rukora zino nzoga z'ibyuma waba wagize uruhare mu rupfu rw'uyu Habimana Noheli. None bamwe baravuga bati impamvu ikibazo cya Noheli kitari gukurikiranwa ngo ubutabera buboneke ari uko uwo muntu ufite uruganda rw'inzoga akomeye, ndetse ko n'inzoga ze ngo zitujuje ubuziranenge, ngo ariko akaba nta rwego rushobora kubyinjiramo. Ibi bintu rabiduhuriza gute? Ibi bintu
byo kwinjira muri zino nganda zikora bino bintu by'ibyuma, ubundi reka tubanze twemeranye yuko zino nganda zikora bino bintu by'ibyuma, yego, zino nzoga z'ibyuma, ubwo mvuze inganda zikora ibyuma wagira ngo ni ibyuma bihata ibitoki n'ibirayi, ni industrie zikora nyine ibikoresho biri metalike, yego, industrie metalike, ariko ntabwo ari byo. Zino nganda zikora zino nzoga zizwi nk'ibyuma byagumye bihwihwiswa, ariko byose ibyo gihurizwaho ntabwo ari iz'abakene, ndetse rimwe na rimwe banavuga yuko bano bantu tubona bitwa ngo ni ba nyirazo atari ba nyirazo, ahubwo bano ari abashumba baziragiye, kuko ba nyirazo ni abantu bari mu nzego zo hejuru, ndetse rimwe na rimwe tukavuga ko ari abasirikare cyangwa ari abantu bafite imyanya ikomeye mu buyobozi, abasirikare, abapolisi, abaminisitiri, gutyo nyine byaravuzwe, ariko nanone bikabirirwa gihamya, umuntu nyine akabivuga ahuhawe. Rero nyuma y'uko uno nyakwigendera Noheli, harya ni Habimana Noheli apfuye urupfu rutavuzweho rumwe, bamwe bakavuga ko yishwe, abandi bakavuga yuko nyine, ariko raporo zaje gusohoka zivuga ngo umutima wahagaze, yego, ariko ibyabyo byo ni birebire, kuko runo munsi mperuka papa wiwe yarajyanye ibizamini mu Buhinde biza bitandukanye, yego. Umuherwe witwa Kazungu nyiri uruganda rwa Ingufu Gin yashyizwe mu mazwi cyane, ibyo birazwi, yego, yaravuzwe, ngira ngo niwe muntu waba waravuzwe cyane kuva no mwaka wa 2026 watangira, nta wundi muntu uramurusha kuvugwa. Yaravuzwe kugera ubwo nyakwigendera yashyinguwe, uyu Kazungu yagewe na famiye ye, kandi uyu Kazungu yari inshuti y'uyu muryango wo kwa Noheli, ariko ntiyigeze ajya kumushyingura bitewe n'amagambo yavugwaga. Nanjye yomba we sinari kujyayo, kuko hari ushobora kujyaho ukagwayo, hari umujinya mwinshi cyane. So nyuma y'uko rero ibyo bintu bivuzwe, uruganda rwa Ingufu Gin, urumva hari ukuntu utatandukanye imbwa y'umukire n'umukire, yego, Kazungu waravugwaga, ariko n'izina ry'uruganda rwa Ingufu Gin rikavugwa, yego. Hanyuma aza kugira ibyago, hahita haza kwikubitaho kino kintu cyo guca zino nzoga z'ibigage n'urwagwa. Nanone Ingufu Gin irongera iragaruka, kuko tutabeshyanye uruganda rwa Ingufu Gin nirwo rwari uruganda rukomeye cyane mu nganda zikora inzoga z'ibyuma, yego, ngira ngo nta rwaruhiye, kuko nirwo rwa mbere, hariho n'izindi zagiye ziza nyuma, ariko utundi zari inganda nto cyane, kuko uruganda rwa Ingufu Gin ngira ngo rukora amoko arenga 18, yego, rw'ibinyobwa, ya bino binyobwa bakora ni byinshi cyane, byinshi, ndetse buriya ikigutangaza ikimenyimenyi, inzoga bitaga Nguvu, yego, yabubakiye izina ntibakinayikora, yego, ariko nyine yabaye ryakomereje, yabaye brand y'uruganda rwose. Uruganda rwaje rwitwa Ingufu Gin, inzoga ya mbere bakoze yitwaga Nguvu, yego, n'ubwo nyine bihita bihura bikora umuti. Noneho rero n'ubundi ibi bintu byo guca zino nzoga z'inkorano, niyo bitabaho, yego, uru ruganda bari kurufunga. Kubera iki? Ibintu wabivuga gahorora, bitubwire gake hatagira undi ubyumva. Reka mbivuge gakeya, yego.